Abalevi igice cya 5. Bimwe mu byaha bigomba guhongererwa. Umuntu niyanga kuba umugabo w'ibyo yabonye cyangwa yumvise azaba acumuye, akwiriye kubihanirwa. Umuntu nakora ku kintu gihumanye atabishaka, nk'intumbi y'inyamaswa ihumanye cyangwa intumbi y'itungo rihumanye, cyangwa intumbi y'agasimba gahumanye, azahumanye kandi abacumuye. Umuntu nakora ku muntu uhumanye nawe azaba ahumanye, nubwo yaba yamukozeho atabizi, namara kubimenya azaba acumuye. Umuntu narahirira ikintu icyo ari cyo cyose adatekereje ku ngaruka zacyo, nyuma agasanga adashobora gusohoza indahiro ye, azaba acumuye. Umuntu nakora kimwe muri ibyo byaha ajye yemera ko yagikoze, maze azane inyagazi y'intama cyangwa ishashi y'ihene y'igitambo cyo guhongerera icyaha yakoze. Uko niko azajya yiyunga n'Uhoraho, maze umutambyi agahongerera icyo cyaha. Amaturo yo guhongerera icyaha cy'umukene. Niba ari umukene udashobora kubona intama cyangwa ihene, ajya azana intungure 2 cyangwa inuma 2, kugira ngo yiyunge n'Uhoraho kubera icyaha yakoze. Inuma imwe iba igitambo cyo guhongerera icyo cyaha, indi iba igitambo gikongorwa n'umuriro. Umutambyi namara kuzakira, ajya afata imwe ayica ijosi ariko ye kuritanya, iba igitambo cyo guhongerera icyaha. Afate ku maraso yayo ayaminjagiye ku ruhande rw'urutambiro, hasigaye ayakamurire ku gice cyarwo cyo hasi, iba igitambo cyo guhongerera icyaha. Indi numa yitambeho igitambo gikongorwa n'umuriro, akurikije imihango yagenwe. Uko niko umutambyi azajya ahongerera icyaha cy'umukene, kugira ngo akibabarirwe. Niba ari umutindi udashobora kubona intungure 2 cyangwa inuma 2, ajya azana ikiro cy'ifu y'ingano y'ituro ryo guhongerera icyaha yakoze. Ariko ntagasukeho amavuta, cyangwa ngo ashyireho umubavu, kuko ari ituro ryo guhongerera icyaha. Umutambyi namara kwakira iyo fu, ajya afataho urushyi, ayitwikane n'andi maturo atwikwa, bibe ikimenyetso cy'uko byose byatuwe Uhoraho. Ibyo nabyo biba ituro ryo guhongerera icyaha. Ifu isigaye iba iy'umutambyi, nk'uko bigenda ku ituro risanzwe ry'ibinyampeke. Uko niko umutambyi azajya ahongerera bene ibyo byaha bitagambiriwe. Igitambo cyo kwiyunga n'Uhoraho. Uhoraho aha Musa amabwiriza akurikira. Umuntu nacumura atabigambiriye, ntatanga amaturo yeguriye Uhoraho, ajya atanga isekurume y'intama idafite inenge y'igitambo cyo kwiyunga n'Uhoraho. Igomba kuba ifite igiciro gihagije, kibazwe mu bikoroto by'ifeza bikoreshwa n'abatambyi. Kandi amaturo atatanze ajya yishyura, yongeyeho 1/5, byose abiha umutambyi. Umutambyi ajya amutambira ya sekurume, kugira ngo umuntu ababarirwe yiyunge n'Uhoraho. Umuntu nacumura atabigambiriye, agakora icyo Uhoraho yabujije cyose, akwiriye kubihanirwa. Ajya azanira umutambyi isekurume y'intama idafite inenge y'igiciro gihagije, iba igitambo cyo kwiyunga n'Uhoraho. Umutambyi ajya yitamba, kugira ngo ahongere igicumuro uwo muntu yakoze atabizi, maze ababarirwe. Uwo muntu ajya atanga igitambo cyo kwiyunga n'Uhoraho, kuko aba yamucumuyeho. Uhoraho arakomeza aha Musa amabwiriza akurikira. Umuntu nateshuka agacumura ku Uhoraho, ajya atanga igitambo cyo kwiyunga nawe. Urugero, nk'ubeshyeshya bagenzi be ibintu bitari ibye, ari ibyo yatijwe cyangwa ibyo yabikijwe cyangwa ibyo yibye, cyangwa nk'uriganya mugenzi we, cyangwa nk'uwatoye ikintu cya mugenzi we akabihakana, cyangwa nk'urahira ibinyoma ahishira kimwe muri ibyo byaha. Umuntu uzacumura atyo, ajya asubiza icyo yibye cyangwa icyo yariganije, cyangwa icyo yatijwe cyangwa icyo yabikijwe, cyangwa icyo yatoye, cyangwa icyo yarahiriyeho ibinyoma cyose. Ajya asubiza nyiracyo ikintu cye cyose, yongereyeho 1/5, mbere yo gutanga igitambo cyo kwiyunga n'Uhoraho. Nuko azanira umutambyi isekurume y'intama idafite inenge y'igiciro gihagije, iba igitambo cyo kwiyunga n'Uhoraho. Umutambyi ajya ahongerera igicumuro cyose uwo muntu yakoze, kugira ngo Uhoraho amubabarire.